Yesu ashimwe, Imana yacu ishimwe ihabwa icyubahiro, Imana yacu ikaranze ntishiririza, kandi Imana igusize ku cyapira gutegera. Mfite ishimwe uyu munsi, nuko ndashima Imana, maze iminsi nyine ndi naha, nuko ndashima Imana ko nabyibushye. Uko naje inshuti zanjye sikomeze, hari ikintu cyahindutse ku buzima bwanjye. Ndabyibuka ndi mu Rwanda, nari mfite ibiro bike, ariko ubu niyongeyeho 10. Haleluya, nishimwe rikomeye. Bibiliya ivuga ngo twe dushima Imana mu bino mu byiza. Reka nkuremo aya marineti, nanjye kongera kuyambara, ariko ndivuga ko marineti byagaragara ko rubwibona, ariko ndikambireke saka rubwiribo nawe ntagasubwiwe. Ariko mva babwire, Imana yacu ni nziza. Ibiro nari mfite hiyongereye 10, siko nababwiye. Ariko muri Amerika sinzi ibintu byabo, ibintu byose ni umusemburo, ibintu byose narariye maze kurya, n'imisatsi nayo iragira kura. Ngiye imisatsi ni yanjye, si ntwabwiye mu bya bindi mbonye ni yanjye yarakuze. Nabuze saruda, nabuze yakojereza, ibintu byano byose birahera, ugomba kumenya ubwenge sha, nzogosha turiye mu Rwanda. So rero ubwo ndagira ngo rero dushima Imana n'ukuri, nawe ni ufite ishimwe ikimana gukoreye ukinsangiza. Hagati aho rero mumbabarire abantu bari kutureba, bahaye ubutumwa mumbwirire mama umuhungu wameze neza, bucura bwawe ameze neza, arakomeye, ariko mbinginge ntihagire umuntu ubwira uburyo yambonyemo. Ntumubwire ibyo wabonye, ntumubwire ibyo wabonye, ntumubwire, mubwire ko umeze neza, byo twumvikane. Ibi bintu nibigera kuri mama wanjye azanshaka tele ko toka shitani y'umwana, noneho umwana yaba dore mutipe. Okay, so nukuri ndabakunda cyane abanyagasani muri hirya no hino. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching the Ramjan show. Aho mwa muri hose undi guteganya kubakorera byinshi cyane. Abo muri Amerika ngo barambuze, mwankurahi muhumure mukandi gutegura ibitaramo vuba. Hano ntangiye ibitaramo muri leta zunze ubumwe za Amerika, nabakeneye kunumira mishake mu ntumire, nzaza nyine basetse ubundi buzima bugende. Ariko bari mu Rwanda namwe mukomeze mukurikirane ba nyagasani bari mu Rwanda. WhatsApp group y'abanyagasani mukomere, abantu abanyagasani bari muri group mu Rwanda, Clapton Enjiga, harimo Mimi, harimo Paul, Etienne, Ben, Zero n'abandi benshi cyane. God bless you, mukomeze mukunde abo basore cyane, nanjye kandi ndashimu musaraba, ndashima yamva nziza. Buriya abantu batangiye guca imanza, ariko nawe azi kuvangavanga iby'Imana, reba ukuntu ameze, ngo reba batangiye guca urubanza. Biraba rero icyaha ni icyanyu, si icyanyu. The man behind the camera, Emmanuel, nawe urakoze cyane.